Muraho neza abakunzi ba AEO TV. Iyi ni ya YouTube channel yanyu yitwa AEO TV. Reba neza mbere yuko ukurikirana iki kiganiro, urebe neza ko wakoze subscribe, nusanga utarayikora uhita uyikora byaka kanya kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku munsi. Ubu rero twazanye umutumirwa umuhanzi, ni wa mwanya rero tugaragaza impano z'abana. Reka twumve impano ye afite mu buhanzi. Tuguhaye ikaze. Witwa nde? Umuvugo wawe nuwuhe ugahita utangira kutubwira? Ni umusizi usigasega agasiba gusinziriza abamuteze yombi, ahubwo agasusurutsa abamuteze yombi. Amazina yanjye ni Ingabire Clarissa. Umuvugo wanjye witwa Ishuri rya Gikaya, isoko y'uburezi bwiza. Ikaze. Cotse ingano nje kuba ingenzi, nsanga ishuri ritata ingenzi. Mufata umwanya njya mu nganzo, intambwe ngo mvuge ijambo, ijabo rimpa ijambo, ijabo rimata kuvuga ijambo. Ubwo ntera intambwe mbaza aho hafi, mbabaza ishuri rihiga yani, mbabaza n'icyo nsabwa mu bandi ngo mbone nanjye ngana iryo shuri ry'indashyikirwa mu yandi. Ambwira atuje ashize ubwoba, ngo ubwenge cyane nibwo bw'ingenzi, umutima mwiza nibwo butwari, ariko gutsinda bikaba intego sumba izindi kuri iryo shuri. Rego ubwo nanjye sinajuyaje, nateye intambwe ngana iryo shuri, nsanga byose birashamaje. Reba nawe jaride nziza n'indabo nziza zitatse ishuri. Abarezi baho barajijutse, barashamaje, barashishoza, batoza abana ubucya n'ubwira, bakababwira bafite ubwira, bakabatoza amahoro arambye. Ikaze rero babyeyi bacu, reka uyu mwaka ubu w'ingenzi, reka izo ntego zibe z'ingenzi, ubwo umusanzu mutanga umutoza abana b'u Rwanda. Nawe se isano yacu ni rudasumba, isumba yani ngenda kubwiye, narabibonye ngenda bishima, GS Gikaya indashyikirwa, toza bose nawe heje. Yahaye ijambo n'abato bose, hungu nakobwa nabo nk'ikaze, umushuri ubwoba mwuzuza ubwenge, mushuri inyota isoko niyi y'uburezi bwiza GS Gikaya. Barezi beza turabashima, mwe mudahwema gutanga inama, mugategura n'umunsi nk'uyu ngo mujye inama n'abatubyara, ngo uburere bwacu butere intambwe. Bihozo bizira icyasha, amizero y'ejo hazaza, nimureke nsoze ngana ibicumbi, ko navuga byinshi kuri uyu munsi, maze ubwo nkibagirwa gutaha, kandi ngomba kugana inganzo ngo mpanga ibihangano by'ubuhanga. Yari umusizi utari umusinzi, umusizi utari umusazi, umusizi utari umushenzi usiga bagasigara basiganuza. Ingabire Clarissa, murakoze. Turagushimiye rero Ingabire Clarissa. Turaha ikaze abantu bose kuri YouTube channel yacu. Ni YouTube channel ishinzwe kuzamura impano z'abana. Ushaka wese kuzamura impano ye atugane, ariko turongera kubararika kugira ngo mujye mureba ibiganiro byacu, ariko mwabanjije kureba ko mwakoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu notification zose zijye zibageraho. Mujye mukora like kandi musharing ibi biganiro tubaha umunsi ku munsi. Ni uburyo ni YouTube channel yashyiriweho urubyiruko ndetse n'abandi bantu bose bafite impano kugira ngo bajye bayigana ibihe byose. Rero uyu siwe wa mbere sinaye wa nyuma, turakomeza kubatumira ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.